Haleluya. Yesu ashimwe. Imana ishimwe ko ngiye kuduha uyu munsi kugira ngo tunezererwemo kandi twongere kuganira ijambo ry'Imana. Nabari gitangaza nuko hano bifata nk'ibintu bisanzwe, ariko hari benshi baba bagambiriye ibintu bikanga, bagapfa cyangwa se bakarwara bikanga kugerwaho. Rero Imana ishimwe ko ngiyewe Imana impaye opportunity yo ngo twongere tuganire uyu munsi kuri Farm Gospel, kandi Imana ishimwe ko nawe ugiye kumva ijambo ry'Imana binyuze kuri Farm Gospel. Nkuko bisanzwe ni Kagenza Ernest Mweneso. Imana ishimwe. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo dukwiye kwimuka. Buriya nubwo mu ishuri abana biga, abanyeshuri bakiga, bava mu mbere bakajya mu wa kabiri, ukava mu bakajya mu wa gatatu, ariko no mu buryo bw'umwuka bamo kwimuka. Bitewe n'iki? Umwana uri mu wa mbere ubumenyi bafite ntibameze nk'ubwo mu wa kabiri. Iyo ugeze mu wa kabiri ubona ubumenyi bwisumbuye buruta ubwo mu wa mbere. Gutyo na gutyo. Ntabwo twakunze kubyigishwa, ntitwakunze kubibwirwa yuko no mu mwuka abantu bimuka. Ariko uyu munsi ndagira ngo mbikubwire binyuze mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira aka kanya. Yesu atugire neza. Ndagira nongere nkwibutse ngo ukore subscribe n'utari wasubscribinga kuri iyi channel kugira ngo igihe cyose tugiye kuvuga ijambo ry'Imana ujye ubona hakiri kare. Kandi comments zanyu zifite agaciro cyane kuri njyewe, bituma urushaho kumenya aho ngomba kwimprovinga icyo nkuriye gukora kirenze icyo narakoze ubushize, kandi mukanasenga mukanansengera kugira ngo ibyo mbabwire birusheho kugera ku mitima ya benshi, abantu bashoboye kwakira agakiza. Yesu abagirire neza. Uyu munsi reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 6 umurongo wa 15. Haranditse ngo, maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? 6:16. Aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta bari kumwe nabo. 17. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, humura amaso arebe. Nuko Uwiteka humura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Yesu atugirire neza. Imizi ni inkuru dusomye zirimo abantu babiri nshaka ko tuganiraho mu mwanya utari munini. Harimo umugabo witwa Elisa w'umuhanuzi, hakamo n'umugaragu witwa Gehazi. Babaga mu buzima bumwe, ariko umwe yari afite level ariho, undi afite iyindi level ariho zitandukanye, bitewe n'ibintu byagiye bibabaho nuko bagiye babyitwaramo. Bari abantu batandukanye, bose bakoreraga ubwami bw'Imana, ariko ntabwo bose bari ku kigero kimwe. Buri wese afite avantage yari afite ku kigero yari ariho, ariko nitumara gusobanukirwa neza murasanga harimo abantu bagwingiriye mu gakiza, hari umuntu ugenda akagwingirira mu gakiza, kandi hari opportunity yo kuba yakwimuka. Hakaba abandi begisporora cyangwa se babasha kubona amahirwe yo kuba barimutse mu by'agakiza bakagira undi rwego bageraho, bigatuma bagira faveur itandukanye n'iyabandi batakuze. Uyu mugabo dusomye ni Elisa, hari mu gihe cy'Abami, umunsi umwami. Uyu mugabo ni Elisa umuhanuzi w'Uwiteka. Muri icyo gihe rero bigeze guterwa n'igihugu cya Syria, ariko ngo bakagira ibibazo abantu bo muri Syria bajyaga bagambirira kujya kubatera, babatera Israel ikabimenya bakibaza, ariko ni gute tugambirira kujya gutera abayisiraheli bakaza kubimenya? Ni gute umwami wa Israel amenya ko tugiye kubatera? Baravuga ngo reka muzajye gushakisha mumenye amakuru, umuntu waba muri twebwe ajya gutangaza inkuru z'uko tubuze kujya kubatera. Baramubwira ngo ntabwo ari umuntu wo muri twebwe utuma bamenya abisiraheli bamenya yuko tubuze kujya gutera, ahubwo muri bo harimo umugabo witwa Elisa. Mu gihugu cya Israel harimo umugabo witwa Elisa, ni umuntu w'Imana. Ibintu uvugira ku murere cyangwa se ibintu uvugira ahantu hihishe, uwo mugabo abasha kubyumva. Gira ngo mutangiye kumva ibyo umuntu wamaze kwimuka wageze ku kindi cyiciro. Yabaga ari wabo muri Israel, akamenya amakuru yo mu gihugu cyo muri Syria atavuye aho ari. Yari umunyamwuka, yari yuzuye imbaraga z'Imana. Yabimenya akabwira umwami akavuga ati, ahantu ntuze kuhaca kubera ko umwanzi ari buze kuhanyura. Yesu atugirire neza. Ngo biza kuba inshuro nyinshi. Noneho umwami wa Syria aza kurakara avuga ngo reka mugende, yohereza amafarashi, yohereza ingabo nyinshi, ngo mugende mujye kumushaka uwo mugabo mumuzanire, kubera ko atuma urugamba rwanjye rutagenda neza. Ubwo rero narigeze mu kandi kubasomera mbabwira uburyo ngo baza ari amafarashi, ari amagare, ari abantu benshi cyane baje gutwara umuntu, ariko uwo muntu umeze ari umuntu w'Imana baje gutwara. Icyo gihe rero ngo bageze aho ngaho, umugaragu wa Elisa asohotse hanze, ngo abona ngo ingabo nyinshi zigose umurwa, babona ingabo nyinshi zigose uwo musozi bari batuyeho. Asubira mu nzu yirukanka aravuga ngo, nyagasani cyangwa se umuyobozi wanjye, dore turatewe, byakomeye, byacitse, umwanzi yaje, tugiye kwicwa. Elisa nk'umuntu w'Imana, nk'umuntu ufite amaso y'Imana, aravuga ngo no, tuza gatoya.
arasenga abwira Imana ngo Nyagasani nyemerero umugaragu wanjye nawe umuha ibyo mfite. Haleluya. Nyemerero umugaragu wanjye umuha amaso arebe asobanukirwe urugamba turimo cyangwa se urugamba tugiyemo uko ruhagaze. Ngo nuko Uwiteka aramwumvira atuma amaso ya Gehazi areba. Ngo yararebye abona ingabo z'Uwiteka. Imana ishimwe. Yararebye abona ingabo z'Uwiteka, abona uburyo ari nyinshi, abona amagare n'amafarashi bibagose, ahita abona ko imbaraga z'abisi cyangwa se ingabo z'Abasiriya zari zibateye nta bushobozi bufite, nta mbaraga bafite, ahita abona ko nta kibazo bagifite. Imana ishimwe. Abantu b'Imana bafite ikibazo cyo kugira amaso y'umubiri gusa ariko nta maso y'umwuka bafite, bituma bavuza induru, bituma basakuza mu kigeragezo, bituma ntabwo bagira stability mu buzima bwabo bwa buri munsi kubera yuko nta maso y'umwuka bafite. Imana ishimwe cyane. Imana rero hari uburyo ikorana n'umuntu wayo ku rwego we aba asigaye nta bwoba bakigira bw'ibiriho, ibimukikije biba ari byinshi byamutera ubwoba, byatuma hahamuka, byatuma ajya gushakira izindi mbaraga ahandi hantu, byatuma ajya kwifashisha abandi bantu. Ariko umuntu w'Imana agira amaso abandi batagira. Umuntu w'Imana agira karagiteri zitandukanye, ashirika ubwoba mu gihe abandi ari abanyabwoba. Uwo ni umunyamwuka, umuntu uzi umwuka w'Imana. Umunyamubiri yarebye situation niyo akennye abona ubukene akagira ubwoba, ariko umuntu w'umunyamwuka abona ubukire buri imbere yiwe, bigatuma abasha gusimbuka cya cyiciro cy'ubukene avuga ngo ejo hanjye ni heza. Imana ishimwe. Avenir y'umuntu w'umunyamwuka ihora ari positive, ihora ari nziza, ahora abona ubwiza bw'Imana ko buzabana nawe mu bihe bitandukanye. Umunyamwuka iyo arwaye abona gukira mu burwayi bwe, ariko umunyamubiri iyo arwaye abona urupfu mu burwayi bwe. Yesu atugirire neza. Uyu Gehazi yabonye intambara ikomeye, yabonye ko bagiye gupfa, yabonye ko bagiye gushira, ariko umunyamwuka yabonye ingabo z'Imana. Yesu atugirire neza. Ndifuza ko wagira amaso y'umwuka, ndifuza ko washakisha uburyo umenyana n'Imana, ukabakorana n'Imana mu buryo buri direct, ugahura n'Imana uko bwije n'uko bukeye. Imana itugirire neza. Umunyamwuka amenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Muri Zaburi handitse ngo umunyabwenge amenya ikibi akakirinda, ngo ariko umupfapfa abona ikibi akagisanga. Nta kuntu wabasha kumenya ikibi ngo ukirinde utuzuye umwuka w'Imana. Hari imigambi Satani abagufite, hari imigambi Satani abadufite uko bwije n'uko bukeye. Umunyamwuka abasha kumenya hakiri kare, akamenya gusenga bitari byamugeraho, ariko umunyamubiri asenga ariko ibigeragezo byamugezeho, asenga ariko bya bibi byaje. Imana itugirire neza. Ndifuza yuko ubasha kwaguka, ukambuka ukava mu gihe cyawe warumazemo igihe kinini ukajya mu kindi gihe gishyashya. Ijambo ry'Imana ritubwira umugabo witwa Paulo yaravuze ngo nigeze kubona umuntu wagiye ngo agera ngo mu ijuru rya gatatu. Ibaze nawe, niba hari ijuru rya gatatu, hari n'ijuru rya kabiri, hari n'ijuru rya mbere. Umuntu uri mu ijuru rya gatatu hari ibyo abasha kumva abantu bari mu ijuru rya mbere batabasha kumva. Umuntu uri mu ijuru rya gatatu hari ibyo abasha kubona abantu bari mu ijuru rya mbere batabasha kubona. Imana itugirire neza. Mwene data ndagira ngo ngubwire ngo shakisha uburyo ki ugera mu rindi juru. Hari umugabo witwa Petero yarantangaje. Hari umunsi yari mu mubiri, navuga ngo yari umuntu w'Imana, yari umukozi w'Imana, yagendanaga na Yesu, yari umwigisha, yari umwigishwa, yari ameze nkatwe twese, yagendana na Yesu. Ariko naratangaye, uyu mugabo yagendanaga inkota. Ibaze umuntu ugendana na Yesu, ntabwo namuzemo, yari azi potential Yesu Kristo afite, ntabwo yari azi ubushobozi n'ububasha afite, ku rwego agendana inkota iruhande rwe. Nawe baze kuri icyo kintu, nta nkota ugendana nubwo ugendana na Yesu. Ntihora uvuga ngo bigenze gutya nakwidefanda, bizabaye ngombwa naza kubeshya nagira akanyoma ndibuze guteramo kugira ngo mbashe kurenga uru rwego. Ntushobora kuba wajya mu gukora ikizami ukavuga ngo ndibuze kuza kubeshya ibintu runaka kugira ngo baze kumpa aka kazi. Nyamara uri umuntu w'Imana, ariko ukagira indi nkota ugendana iruhande rwaho. Yesu atugirire neza. Umunyeshuri ariga yaba atizera Imana akabaho kopera. Kubera iki? Yumva ko nta bwenge afite bwatuma abasha gutsinda, bigatuma agenda kopera, ariko nta mugisha ajya gukura mu gukopera kwe. Ushobora kuba umucuruzi ukavuga ngo nindamuka ntibye ngo nshakisha uburyo nanyereza ruswa, nshakisha uburyo ki najya nica umunzani, ntabwo nzabasha gukira. Ariko umunyamwuka abazi yuko kunguka kwiwe kuri mu kiganza cy'Uwiteka. Yesu atugirire neza. Abantu b'Imana bapfiye bishwe no kutagira ubwenge kubera yuko batazi potential ziri muri Yesu Kristo, ububasha afite. Ushobora kuba nawe ukiri Gehazi kugeza uyu munsi uracyarimo kugenda urebera mu by'umubiri, uragira ubwoba, urirwana, uragerageza uko bwije n'uko bukeye, nyamara ntabwo ugira success, ntabwo bigenda neza, uraferinga. Kubera iki? Nturamara kumenya imbaraga ziri mu Mana yawe. Yesu akwimire mu izina rya Yesu. Nakunze igihe ngo
intumwa za Yesu Kristo cyangwa se n'abigishwa be ngo Yesu Kristo amaze kujya mu ijuru ngo bigeze ngo kuzamuka ngo bajya mu cyumba cyo hejuru, ngo bageze mu cyumba cyo hejuru bafata umwanya wo kwezwa, bagira umwanya wa fellowship n'Imana, bagira umwanya wo kuganira n'Imana, bagira umwanya wo kugira ngo bashakishe Imana. Imana tugire neza, ngo bari hamwe ngo bahuje umutima, ngo nuko Imana ibonye ko bari ku kigero ngo gikwiriye ngo yohereze umwuka wayo. Haleluya! Hari ikigero waba uriho kitatuma umwuka w'Imana kumanukira, ariko nyuma y'uko umara gukosora ibyakosamye, nyuma y'uko ubugingo bwawe mara kongera kuba ubwejejwe imbere y'Imana, hari ikintu Imana izago, hari gift Imana izago, ngo nuko Imana ibona ko bafite umutima ukwiriye kwakira ubwiza bw'Imana, ngo nuko yohereza umwuka w'Imana, ngo buri wese wari muri bo ngarutangira ngo kubona ngo ikimenyetso kimugaragaza, ikimenyetso cy'umuriro ngo kimugaragaraho. Imana ishimwe, ngo nyuma yo kuzuza umwuka wera, ngo nyuma y'uko bamara kumva ko bari kumwe n'Imana, babashije kubona Imana nubwo basanzwe babana n'Imana mu buzima busanzwe, ariko bataruzura umwuka wera ngo babashije gushira amanga. Numara kuzura umwuka wera, numara kugira indi class ugeramo, numara kugira indi level ugeraho, uzagera igihe uzabasha kuba utakigira ubwoba, utagitinya ibiriho, utagitinya environment zikuriho, uzasigara uri muri Yesu Kristo. Ukubona azakubona muri Yesu, azakubona mu mbaraga, azakubona mu bubasha, azakubona mu bushobozi, azakubona mu butware, kuko Yesu Kristo ari mu mutima wawe. Yesu atugire neza, ngo nuko ngo baramanuka ngo bagera hasi. Wibaze uyu mugabo witwa Petero ngo nawe yahise ajya imbere. Ndibuka Yesu bajya kumufata ngo uyu Petero ngo yahise afata ya nkota yari afite ngo ajya gutema abanzi, ajya kurwanira Yesu Kristo. Yesu aravuga ngo oya, ntabwo urugamba rwacu ari uko nguko tururwana. Yesu atugirire neza. Bene data, ntabwo urugamba rwacu tururwanira mu mubiri, ntabwo urugamba rwacu tururwanisha izindi imbaraga tubona tuzikura mu ijuru. Urugamba rwacu suko rurwanwa, ugira ubundi buryo urwanamo, wuzura umwuka wera. Nuko Petero ngo amaze kugera hasi arababwira ngo rero mwebwe ubu muri kubona ntimugire ngo twasinze, kuko bari bazi umwuka wera, bari kuvuga mu ndimi, bari mu guhanura, bari bazi ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe, Imana ikuzuza ubwiza bwayo, Imana ikuzuza ubwiza bwayo, nibwo uzabasha kubona icyo kuvuga imbere y'abanzi bawe. Nuko ngo arababwira ngo mw'Abisiraheli mw'imangwe banyamahanga muri aha ngaha, nimugire ngo twasinze, ahubwo iyi ni isaha ya 9, wa wundi mwishe mukamubamba ni ukoze bimureka. Ndagira ngo aba bantu Petero abwiye n'ubundi na babandi bisi, ni bandi bishe Yesu Kristo, ni babandi barenganyije ubwoko bw'Imana, ariko Petero akuyeho imbaraga zituma ahamya ahantu atagakuriye guhamya. Nuko yuzuye umwuka wera, nuko yinjiye mu cyumba cyo hejuru. Mwene data, ndagira ngo ngo injira mu cyumba cyo hejuru mu izina rya Yesu, injira mu cyumba cyo hejuru, ibintu bizahinduka. Niwinjira mu cyumba cyo hejuru, ubwiza bw'Imana burabagena, buzakugeraho. Ntuzongera gutinya ibiriho, uzabona ubwiza bw'Imana buzakuyobora mu rugendo urimo, kandi ntuzatinya urupfu. Abantu b'Imana muri iyi minsi isigaye nini, umuntu arabona abantu bapostinze status z'abantu bapfuye nawe akagira ubwoba, ariko ndana bikomeye, reka twiyeze. Oya no, nta makuru ufite. Shaka ubwiza bw'Imana, umenya amakuru, umenye ejo n'ejo hazaza hawe. Ubwami bw'Imana ni wowe bwagenewe, ukwiye kwenjura ubuzima bw'abana baba mu bwami bw'Imana. Imana iri kwishime ikugeza no mu gikari, ukabasha kumva ibyo abantu batumva, ukabasha kureba ibyo abantu batareba. Imana ikwimure mu izina rya Yesu. Ndagira ngo usenge Imana, usaba Imana ikwimure. Nanjye ndasenga Imana ngo inyimure aho narindi mpave ngire ku rundi rugero. Imana ishimwe. Ntabwo abahanuzi bateye barimo gushuka abantu b'Imana ntibazagushuka ngo ubyumve. Uzagira umwuka wo kurondora, uzabasha kurondora abantu batavuga ibintu biturutse ku Mana. Abo bavuga bitumwa birirwa bari kubeshya abantu b'Imana, babizeza ibitabaho, babwiriza ibyaviza. Nkibaza aho hantu bagiye ubundi ni he? Si kwisi sera butaka nkandi hose. Babwiriza ibyaviza, babwiriza ibya rishese, babwiriza iby'ikije, ntibavuga iby'ubwami bw'Imana, ntibavuga ibya Yesu Kristo, ntibavuga ko Yesu Kristo azagaruka, bavuga iby'isi gusa. Ariko nagira ngo ubwire ngo n'umupagani ibyo bari kukubwiza ko Imana izaguha ibyo ngibyo, n'abapagani barabifite. Ukeneye kugira amaso y'Imana, ukabasha kurondora abavuga ukuri n'abavuga ibinyoma, ukabasha gutandukanya ururo n'icyatsi. Imana yaravuze ngo abantu banje barapfuye bishwe no kutamenya, ntabwo bazi gutandukanya ururo n'icyatsi. Imana itugirire neza. Mwene data, egera imbere cyane, ubundi Imana ingana nawe. Sinzi niba wabasha kubyumva. Urwego uriho Imana izazi kwiyereka nk'uko urwego uriho. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ku kigoryi nziyerekana nk'ikigoryi, ku munyabwenge nzigaragaza nk'umunyabwenge. Imana ikwigaragazaho gute? Urwego uriho ni uruhe? Imana ikugiye neza ikwagure, ubona Imana ari Imana ngari. Abantu benshi bakunda kwegera Imana nk'Imana iri provide, nk'Imana isabwe ibintu bitandukanye. Ariko abantu bamenye Imana neza, bazi ko ari n'umwami, bayifata nk'umwami, bayifata nk'umuremyi, bayifata nk'umunyacyubahiro, bamara umwanya wabo munini bari konya no guhimbaza. Ntabwo bayifata nk'iyo bagiye gusenga kugira ngo ibyiri by'ibaha. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, Imana ibafashe. Wakoze kubana nanjye, wakoze kugumana nanjye. Imana iguhe umugisha, naho utaha. Ciao ciao.